bahaye ikaze kuri Mukire TV. Uyu munsi reka turebere hamwe uburyo abaturage bishyize hamwe mu karere ka Musanze bakaba binjiza amafaranga arenga miliyoni 60 mu gihe cy'amezi 3 bayasaruye mu bworozi bw'inkoko. Ni inkuru idasanzwe, ni inkuru dukesha ikinyamakuru Kigali Today yasohotse mu mwaka wa 2021 ubwo u Rwanda rwizihizaga umunsi wo kwibohora, banasura iyi koperative ndetse banayitangiza ku mugaragaro, aho aba baturage bishyize hamwe kuri ubu bakaba bamaze kuba abamiliyoneri babikuye mu bworozi bw'inkoko. Bahaye ikaze, yitwa Mr Sam. Niba utarakora subscribe no kuri Mukire TV, uyu ni umwanya wo kuba wakora subscribe ugakanda like. Reka tujye twigira ku buhamya bw'abantu biwacu bakoze ibi bintu neza cyane. Yitwa Mr Sam, kanda like. Bahaye ikaze, ni inkuru idasanzwe. Abaturage bishyize hamwe kuri ubu bakaba ari abamiliyoneri binyuze mu bworozi bw'inkoko. Ibi byabaye mu karere ka Musanze, n'ahandi birashoboka, no mu tundi turere birashoboka. Namwe mwishyize hamwe, leta hari ukuntu yabafasha gushaka amasoko, kubona inguzanyo ndetse no kubona imari, kubona abashoramari. Ibyo byose mu gihe mwaba mwishyize hamwe, ibi bintu mwabikora neza cyane. Uyu munsi rero reka tuvuge kuri iyi nkuru idasanzwe iri mu kinyamakuru Kigali Today. Turebere hamwe amasomo twakwigira kuri aba baturage, kuko ni abantu bishyize hamwe kandi ibintu babikora neza cyane. Twerekeje mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze, aho aba baturage babitangiriye. Kugeza ubu mu bworozi bubera muri uyu murenge wa Kinigi bubinjiriza miliyoni 60 buri mezi 3 bayasaruye mu bworozi bw'inkoko. Reka dutangire ikiganiro cyangwa se dutangire iyi nkuru nk'uko Kigali Today yayanditse. Inkoko ibihumbi 8 zorojwe abatuye umudugudu w'icyitegererezo wa Kinigi, ziratanga icyizere cyo guteza imbere abo baturage muri uwo mushinga, kuko izi nkoko zibinjiriza arenga miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cy'amezi 3. Ni mu kiganiro Kigali Today yagiranye n'uwungirije ushinzwe imibereho myiza ndetse n'iterambere ry'ubukungu mu karere ka Musanze, wavuze ko abaturage bamaze gushinga koperative ishinzwe gukusanya umusaruro w'amagi. Yavuze ko izo nkoko ibihumbi 8 zose zabonetse ndetse zatangiye gutanga n'umusaruro w'amagi, kuko ubwo bakoraga iyi nkuru mu mwaka wa 2021 icyo gihe ngo abaturage bari bamaze kugurisha amagi agera ku bihumbi 27. Ati inkoko ibihumbi 8 zarabonetse kandi zaje zitanga n'umusaruro mwiza, kandi izi nkoko zikomeje gutanga n'umusaruro, zitezweho kujya zitanga agera kuri miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda buri mezi 3. Ndetse kandi leta ikaba ibifashamo aba baturage kugira ngo uyu mushinga wabo ugende neza cyane. Uyu mushinga leta yaje kuwufashamo aba baturage nyuma yo kugira iki gitekerezo. Ni abaturage batuye mu murenge wa Kinigi, aho babifashwamo na Reserve Force mu gucunga uyu mushinga, ndetse n'ikigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB, ndetse n'akarere ka Musanze. Aba bose bafasha aba baturage mu kwimenyereza uburyo bwo korora inkoko, gucunga umushinga neza cyane, aho uyu mushinga uteganyijwe kwegurirwa aba baturage mu gihe cy'amezi 3 nabo bamaze kumenya uburyo ibi bintu bikorwa neza cyane. Ni koperative yitwa Ubumwe bya mbere Kinigi, ihagarariwe n'abaturiye iyi mudugudu bagera ku 144. Aba baturage batujwe muri uyu mudugudu ndetse baza kugira iki gitekerezo cy'iyi koperative. Leta irabafasha binyuze mu kigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi RAB, ndetse na Reserve Force ku bufatanye n'akarere ka Musanze. Kugeza ubu iyi koperative ikaba imaze gufungura konti muri banki ya BK. Ni BK bafunguye konti muri banki ya BK, aho babitsa amafaranga basaruye muri uyu mushinga ubworozi bw'inkoko, ndetse umushinga ukaba witezweho gukusanya amafaranga menshi cyane, ugateza imbere abaturage ku rwego rwo hejuru. Ndetse umuyobozi mu karere ka Musanze yagaragaje ko ubu bworozi bw'inkoko bugiye kujya bwinjiriza abaturage menshi cyane mu gihe gito. Yaragize ati mu gihe uriya mushinga wafatwa neza ugacungwa neza, nko mu mezi 3 byoroshye cyane ko abashobora kwinjiza agera kuri miliyoni 60 kuri konti yabo. Ni umushinga ushobora kubyarira iyi koperative ibikorwa bihambaye cyane, ndetse no kunguka mu mirimo y'ubucuruzi, ndetse iyi koperative ikaba ishobora kwaguka mu gihe kitari kinini. Ni koperative nziza cyane, n'abaturage bishyize hamwe ndetse na leta iza kubafasha, ibintu bikora neza cyane.
nawe fata imashini ubare byibuze miliyoni 60 ku bantu 144, urumva ko ni amafaranga atari make mu gihe cy'amezi 3. ni ukuvuga ngo iyo mwishyize hamwe ibintu bigenda neza cyane, kuko na leta ishobora kumva igitekerezo cyanyu vuba cyane kurusha uko waba uri umuntu umwe nyakamwe. Uwo muyobozi mu karere ka Musanze avuga ko izi nkoko zigera ku bihumbi 8 zatangiye gutanga umusaruro, kandi ko bongereweho n'izindi nkoko zikiri ntoya zajya zisimbura izikuze mu gihe zatangiye gutera amagi. Bashyize hamwe ndetse n'ubuyobozi bufasha iyi koperative gucunga uyu mutungo neza, kugira ngo mu gihe bataramenyera neza babanze bamenyerezwa, kugira ngo nabo bazegurirwe iyi koperative neza bamaze kugira experience n'uburyo bacunga uyu mutungo wabo, kuko urumva binjiza amafaranga atari make. Iyi koperative yatashywe mu mwaka w'ibihumbi 2021 tariki 4 z'ukwezi kwa karindwi, ubwo u Rwanda rwizihizaga umunsi wo kwibohora, ndetse n'umuhango wari uremereye cyane wari witabiriwe n'abayobozi bakuru nabo baje kureba iki gikorwa kidasanzwe, aho abaturage babashije kwiteza imbere. Yes, iyi ni inkuru twasomaga ku kinyamakuru Kigali Today. N'abantu musanzwe mukurikira Mukire TV, ngira ngo mumaze kumva amasomo ingenzi mwakwigira kuri iyi nkuru y'aba baturage, ndetse namwe mukaba mwakwishyira hamwe ibintu mukabikora neza cyane. Ese bisaba iki? Aba ni abaturage bari mu murenge umwe mu mirenge 416 igize igihugu cy'u Rwanda. Ese mwebwe mwishyize hamwe namwe ntabwo mwabikora neza? Ibintu mwabikora neza, kandi leta iba yiteguye gufasha abantu bishyize hamwe nka koperative, ibintu bakabikora neza cyane. Mushobora kwishyira hamwe mugatanga igitekerezo cyanyu, mushobora kubona abashoramari, abafatanyabikorwa, kandi ibintu bikagenda neza cyane. Amasomo twabigiraho rero ni menshi cyane, ngira ngo ukimara kumva iyi nkuru tumaze kubasomera ku kinyamakuru Kigali Today, hari isomo usigaranye niba koko uri umukunzi wa Mukire TV usanzwe ukurikira ibiganiro dukora. Iyo mwishyize hamwe leta ishobora kubafasha, yewe yabafasha no gushaka amasoko mu gihe umusaruro mwawubonye, kuko hari aborozi bamwe bajya bavuga ko inkoko zitabona umusaruro cyangwa se ngo ibiryo byarahenze, ariko iyo mwishyize hamwe leta ishobora kubafasha kujya mukemura ibyo bibazo nk'ibyo bigiye bitandukanye mushobora guhura nabyo mutarabiteganyije. Urugero nko kubura amasoko, leta yabafasha no gushaka amasoko, ariko namwe nyine mukaba mwabanje kwishyira hamwe kugira ngo mugaragaze icyo mushoboye, uwo musaruro mube muwufite, kugira ngo ibintu byanyu bibe bigaragaye kandi bisobanutse. Aba baturage rero turabashimiye cyane, bafite igitekerezo cyiza, kandi urabona ko mu gihe iyi nkuru imaze ku kinyamakuru Kigali Today ubu ngubu bamaze kugera kure cyane, kuko bishyize hamwe, kandi na leta iba yiteguye gufasha abantu bose bishyize hamwe. Yes, ndabashimiye, nge nitwa Mr Sam. Uyu munsi tugiye kujya tuvuga ku nkuru z'abantu bari mu Rwanda bakoze ibi bintu neza cyane. Izi nizo nkuru tugiye kujya tubategurira kugira ngo namwe mwumve ko ibi bintu bishoboka, bive mu magambo mubishyire mu bikorwa, ubundi mwiteze imbere neza cyane. Ndabashimiye, nge nitwa Mr Sam.